ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi ushobora gushingiraho upikinga right person. Kuko hari igihe abantu bavuga ngo yahisemo umuntu mubi, ariko mu by'ukuri nawe ubwo ajya guhitamo nta nubwo yari azi icyo yari akeneye. Umwana w'umusore ngo njye nkeneye umukobwa ngo uresha gutya, ngo ufite ingano yo hasi ingana gutya, ngo uteye gutya, kandi iyo miterere yose nta ruhare izamataringa mu kugira ute mu kubaka urugo mu gihe uzaba warugezemo. Rero hello ladies and gentlemen, how are you? Ni Noah Niyitanga. Iyi ni Noah Talk Show Panel TV. Ikiganiro kikaba ari impamba y'ubuzima. Uyu munsi dufite topic nziza cyane ivuga ku kijyanye n'ibintu wakora n'ibyo wakirinda mu gihe ukiri single. Reka dutangire dusobanura singleness ni iki, cyangwa se kuvuga ngo umuntu ari single ni iki, kuko hari ibyo abantu bamenyereye. Iyo umuntu mubajije ngo uri single akavuga ati ndi single mu gihe wenda adafite boyfriend cyangwa adafite girlfriend, ariko single mu by'ukuri ni igihe umuntu atari yaba married, kuko no muri macho status cyangwa se irangamimerere uyu muntu akiri single avuga ko ari ingaragu, yaba yarashingiwe akavuga ko yashingiwe. Rero turavuga kuri iyo singleness hagati y'igihe umuntu amajije gukurira bihagije no kugira ngo atangire marriage, urugendo rwa mariage, ashinga urugo. Iyo singleness niyo tuvugaho. Ntabwo tuvuga ko iyo kuvuga ngo umuntu ngo kuba adafite boyfriend cyangwa girlfriend ari single. Ushobora no kuba single mu gihe ufite kwanza uba uri single mu gihe ufite boyfriend na girlfriend utari waba married. Icyo gihe cyose uba uri single kugeza igihe ubereye married. Rero mu gihe cy'iyo singleness habamo amakosa menshi abantu bakora, wenda bitewe no kutamenya cyangwa se bitewe no kudasobanukirwa, ariyo tugomba kuvugaho. Noneho tukavuga no ku cyo umuntu yakora kugira ngo ayirinde gukora ayo makosa, kandi iyo singleness izamubere foundation nziza izamufasha mu gihe azaba yinjiye muri marriage. Tutari twajya kure, please, wenda ngusabye amafaranga wayabura, ariko ukanze kuri subscribe ntacyo byagutwara kandi nta n'ingorane byaguteza. Share na comment byaba byiza, ukanarayikinga. Dukomeze tuvuga mu gihe umuntu ari single ni ikihe kintu ashobora gushyiramo imbaraga gusumbya ibindi. Ikintu cya mbere, ugomba gufindinga your purpose. Ugomba kumenya purpose y'ubuzima bwawe mu gihe uri single. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bacivinze goals zabo bari bakeneye kugeraho mu buzima babashije kuzibona bari single. Uzabona abapasiteri benshi bakomeye yaratangiye ivugabutumwa akiri single. Uzabona abanyepolitike bari defininze nk'ari abanyepolitike bakiri single. Umuhanzi akidefininga nk'umuhanzi akiri single, ndetse ibyo biza kumufasha kuzabona uwo bita right partner, cyangwa se umuntu bahuza, kuko bajya kubana amuzi, amusobanukiwe, azi n'icyo ashoboye n'icyo akora. Rero kumenya purpose yawe mu gihe ukiri single nicyo kintu cy'ingenzi umuntu yashiramo ingufu. Hari ibindi abantu bashiramo ingufu ugasanga nk'umuntu ari desperate, ahora yihebye cyane, icyo ashizemo imbaraga ari ukuba married cyangwa se ari ukubona umukunzi, cyane cyane nko ku bakobwa cyangwa se n'abasore. Ugasanga umuntu ahangayikishijwe cyane nuko agaragara kuruta wenda gushaka purpose ye, gukora cyane ku buzima bwe. Ugasanga wenda tuvuge nk'urugero nko ku mukobwa ahangayikishijwe n'iburyo ku mutwe we, akirengagiza ibigomba kujya mu mutwe. Ugasanga ashobora gutanga amafaranga menshi kuri wigs ihenze kubyo ashyira ku mutwe, ariko no kugura igitabo cy'ibihumbi nka 5 by'amanyarwanda yakoresha kugira ngo yiyungure ubumenyi bikamugora cyane. Rero ikintu cy'ingenzi iyo umuntu akiri single ni ukubasha gufindinga purpose ye. Impamvu tuvuga ko umuntu agomba gushaka purpose ye akiri single ni ukubera ko mu gihe umuntu akiri single nibwo aba afite umwanya wo kuba yakiga cyane, wo kuba yakora cyane, kandi decision afata akazifata ku ruhare rwe. Kuko mu gihe amajije kuba married, decision yose agomba gufata agomba kuyisangira n'uwo basharinze ubuzima, ari we mupatena we, kandi ibyo bigashobora gutinza decision. Niyo mpamvu tuvuga ngo umuntu agomba gushaka purpose ye akiri single. Mu gushaka purpose rero nihuse cyane kugira umenye ko purpose y'ubuzima bwawe, ugomba kumenya purpose y'ubuzima bwawe binyuze mu kumenya ikintu ukunze, cyangwa se ikintu weho ukunze cyane gusumbya ibindi, n'ikintu wabasha gukora udahembwa. Icyo kintu ushobora gukora nta muntu kwishyurira amafaranga kuri icyo kintu niyo purpose y'ubuzima bwawe. Kandi impamvu tuvuga ngo ugomba kumenya ukiri single nuko bidashoboka yuko mu gihe uri married ushobora gukorera ibintu for free. Uzabona abantu benshi bakoze ama professional internship, umuntu agakora nka internship itamuhemba, akayikora igihe kirekire, inshuro nyinshi aba yarayikoze akiri single. Naho mu gihe uri married, nanjye ndi married,
ntabwo ushobora kumpamagara ngo nze dukora n'ikintu utari bumpembe, ntibishoboka, kuko urugo rukeneye bills, rukeneye ubushobozi, rukeneye financial. So ntabwo ushobora kumbwira ngo noneho ngo nze ngo dukorane ibintu utampemba. Ariko mu gihe ukiri single nibwo ushobora gukora ikintu udahemberwa kandi ukagikora kuko ari passion na purpose y'ubuzima bwawe. Ikindi cya kabiri kigomba gutuma ukora purpose y'ubuzima bwawe ukiri single, nuko mu gihe ukiri single nibwo ufite umwanya uhagije wo kuba wakisobanukirwa mu buryo burambuye. Nibwo ushobora gushaka Imana mu buryo bwuzuye, ukayishaka cyane mu gihe ukiri single. Gusa nuko abantu benshi bibwira ko azabasha gukora ibintu byose mu gihe abaye marriage, kandi marriage iyo umuntu yageze mu rugo ntacyo bihindura ku buzima bwe. Iyo ugeze mu rugo wari umusinzi, icyo bigukorera ni ukuba umusinzi double, kuko icyo bikora birakorosora. Marriage yorosora umuntu ikamugaragaza uwo yari ari we. Nta kintu marriage ishobora kuguhinduraho, ntabwo ushobora guhinduka kubera ko wakoze marriage. Ni fiançailles wambikwa, ni impeta wambikwa, then ubuzima bugakomeza nk'ibisanzwe. Rero umuntu agomba gufindinga purpose y'ubuzima bwe mu gihe akiri single. Icyo nicyo kintu cya mbere umuntu ashobora gushiramo ingufu mu gihe akiri single. Naho kuri rwa ruhande rw'ibintu abantu bakora bakiri single, usanga umuntu ari single ahangayikishijwe no kuvuga imyaka irimo iranjyana, ndacyari single, mfite ibibazo ibi n'ibi, akumva ko ibyo bibazo bizakemukira mu gihe yakoze mariage cyangwa se yashinze urugo. Kandi mariage nuyijyamo udafite ibyishimo, ntabwo mariage ari izaguha ibyishimo, kuko mariage iyo uyigezemo biba bisaba gutanga kurusha guhabwa. Mu gihe ugiye muri mariage nta kintu ufite, kuko wakawutse cyangwa se wakamutse ukiri single, ntacyo muri mariage bizakumarira. Ikindi cya kabiri abantu benshi bakiri single bakora ni kubaho mu buzima a begging for love, kwinginga umuntu nkunda. Ugasanga ikintu kimutwara umwanya mu buzima bwe ni ukubona umukunzi, ni ugukundwa, ni ukugira ute, cyane cyane nko ku bagabo. Mbere y'uko utangira gutekereza gushaka partner w'ubuzima bwawe cyangwa se umuntu muzasangira ubuzima, ikintu cya mbere ugomba kuba ufite ubwo buzima uzasangira n'uwo muntu, kuko ntabwo washobora gusangira n'umuntu ikintu kidahari. Nguhamagaye ngo uzi iwanjye ngo ngwino dusangire, ntabwo ushobora kuza ngo dusangire ubusa. Bisaba ko hari ikintu ngomba kuba mfite ndashyira kuri table kugira ngo tugisangire. Rero mu gihe ukiri single nicyo cyagiye cyo kwiyubaka no kubaka foundation. Nk'urugero dushingiye kuri Bibiliya n'igitabo cyiza ndetse cy'abahanga, Adamu ntabwo yigeze aclaiminga kuba ari single cyangwa se afite ikibazo. In fact nta nubwo tuzi igihe Adamu yamaze ari single. Yari ari aho ngaho yibereye aho ngaho ari umuntu uri single. Imana y'ubwayo niyo yabonye ko ibintu byose Adamu arabifite, afite Eden. Then Imana aravuga ati reka muzanire umuntu w'umufasha umukwiriye babane, kubera ko yabonaga yuko afite Eden azatuzamo Eva. Naho ntabwo bishoboka yuko ushobora kuba utari wasetoringa ubuzima bwawe mu gihe ukiri single, noneho urashinge uhita ujya muri marriage. Noneho abasore cyane cyane abo muri Afurika cyangwa se abo mu Rwanda, ni umuntu mushobora guhura nko muri resitora uri kurya nk'ahantu runaka somewhere in Rwanda, tuvenda nk'i Rwamagana, kakwegera ati nitwa James, wowe witwa nde? Ukamubwira izina, ati ndashaka ko dushinga urugo. Ntimwari mwamenyana, nta kintu kiriho, ariko ati dushinga urugo direct. Rero mu gihe ukiri single nicyo cyagiye cyo kwikoraho, nicyo cyagiye cyo gushaka ubumenyi, icyo cyagiye, kuko ubumenyi kubushaka bifite cost kandi bisaba umwanya. Uwo mwanya ushobora kutabona mu gihe uri married. Urugero nk'uko umwana w'umukobwa mu gihe ukiri single nibwo ushobora gufata imyanzuro ukajya gushaka ubumenyi ukaguka, ariko mu gihe wageze muri marriage watangiye kubyara, ugeze mu bana 3 4, hari igihe inshingano zawe ziyongera, ugasanga akazi kagahindutse ku kwita ku muryango watangiye no kwita ku bana. Ariko mu gihe uri single nicyo gihe cyo kwiyubaka, nicyo gihe cyo gukora cyane, nicyo gihe cyo gushaka ubushobozi, nicyo gihe cyo kubaka inshuti, nicyo gihe cyo kubaka kariyeri, nicyo gihe cyo kubaka platform muri cya gihe uri single. Ntabwo ari cyo gihe cyo gukora ibirori bidasanzwe, ntabwo ari cya gihe cyo kwishimisha then uvuga ngo ningera muri marriage nzahinduka, kuko marriage nta muntu n'umwe ushobora guhindura uretse kukorosora ukagaragaza ishusho ya nyawe y'uwo wahoze uri we kuva kera. Kuko ushobora kwihisha umuntu mu gihe cya fiançailles, mu gihe murimo muradetinga ukamwihishamo, ariko mu gihe wageze muri marriage akubona mu gisobanuro cyawe cya nyacyo.
ubwo rero ikintu cya mbere cyo gukora mu gihe ukiri single ni to find the purpose. Rero mu gihe umaze kubona purpose y'ubuzima bwawe ukavuga uti ngewe nzaba ubuvugabutumwa cyangwa se nicyo nshoboye, ngewe nzaba umu businessman, ngewe nzaba umusirikare, ngewe nzaba umupolisi, ngewe nzaba influencer, hari calling nyinshi cyangwa se hari purpose y'ubuzima bw'abantu zitandukanye, kuko purpose mfite y'ubuzima bwanjye na purpose y'ubuzima bw'undi muntu ntabwo zitandukanye. Urugero ushobora kwibaza nk'ubu nk'hano kuri no YouTube channel iyi Noah Talk Show kuko uti wenda Noah ariho arubakira platform ya YouTube kugira ngo wenda abone ama views, abone amafaranga, ariko utekereje gutyo waba utekereje nk'aho bijya kuba bito, kubera yuko purpose y'ubuzima bwanjye ishobora kuba iri kuri iyo YouTube nkora ikiganiro cy'impamba y'ubuzima, kuko ntabwo wambwira ngo ni amafaranga n'ibindi byinshi nkurikiye, kuko nawe ayo mafaranga urayakeneye, sibyo? Wese ukeneye amafaranga kutatangiye YouTube channel. Rero buri muntu agira purpose mu buzima bwe, kuko nawe hari ibindi purpose ufite yo mu buzima bwawe bizagufasha kugera kuri standard no ku kintu wumva ushoboye. Kandi ukiri urubyiruko cyangwa se ukiri single, niwo mwanya mwiza wo kwereka isi icyo ushoboye, to prove yourself who you are, ugaprovingira isi icyo ushoboye gukora. Abantu benshi bagiye bacivinga ibintu babyacivinze bakiri single. Even Jesus yacivinze goal y'ubuzima bwe mu gihe yari akiri single, purpose y'ubuzima bwe ayisoza akiri single. Witangira gutekereza ko kugira ngo umaking ibintu cyangwa se kugira ngo ugere aho ugera bizagusaba kubanza kuba married, kuko ushobora no kuba married then ntunacivinge, kuko purpose y'ubuzima bwawe ugomba kuyitangira muri cya gihe ukiri ingaragu cyangwa se ukiri single. Then iyo byose ubisoje ukabona ufite purpose, ukabona ufite ubuzima, ukabona washinze inkingi cyangwa se imfatiro, nibwo utangira gufindinga icyo cyanyuma icyo bita the right partner. Kuko hari tuzabivuga ku kindi kiganiro how to find the right partner, ni gute wabona umuparteneri mwiza, kuko hari ikintu bita compatibility. Ufite telefone ya iPhone, charger yayo charger ya iPhone iba ari compatible muri port ya iPhone, ariko uramutse uyishize muri Samsung ushobora gushiramo ntibihure kuko bitari compatible. Iyo tuvuze ngo right partner tuba tuvuze ko ushobora no guhura n'iyo bita wrong partner, ugahura n'umuparteneri utari uwa nyawe. Rero hari tuzakora ikiganiro ku bijyanye na how to find the right partner, cyangwa se ibimenyetso bishobora kukwereka umuntu mwabana kandi mugahuza mukagera kure, kuko hari pillars cyangwa se inkingi zishingirwaho kugira ngo ufinding right partner. Rero ibyo byose ubirangije, iyo urangije iyo singleness yawe, iyo urangije gusetoringa izo standard zo kumenya purpose, kubaka ubuzima no kugira kariyeri, then uhita ujya gushaka right partner. Impamvu twibanda kuri singleness nuko singleness ni ikintu kitagaragara neza, ariko kimeze nka foundation y'inzu. Inzu uko yaba ari ndende kose, fondasiyo yayo ibigiramo uruhare. Umuntu uzubaka inzu y'amagorofa 20 ntabwo fondasiyo azaba afite ishobora kungana n'umuntu uzubaka inzu y'igorofa imwe, kubera ko foundation niyo izikorera ya nzu. Rero singleness ni foundation ya marriage. Ubona abantu benshi bari kurashinga, turashaka kujya muri mariage, turashaka gutangiza urugo, but some of them even they don't know cost. Hari igihe batazi n'igiciro bisaba, ari byo ubona biteza ibibazo nyuma. Iyo singleness niyo foundation. Nubwo foundation y'ubuzima cyangwa se y'inzu zisanzwe ibitabye mu butaka, ariko foundation ni y'uruhare runini mu gufata structure y'inzu kugira ngo idahirima. Singleness yawe niyo izagena igihe nawe uzamara muri mariage, kuko niyo izakubera fondasiyo. Nikubera foundation warubatse foundation ni nabi, birumvikana ibyo uzubaka bizahirima. Twibanda kuri singleness kuko nicyo gihe cyo kwiyubaka, nicyo gihe cyo gushaka Imana, nicyo gihe cyo ko exercisinga fidelity cyangwa se ubudahemuka, kuko nicyo gihe Imana igusaba kugira ngo uyereke, ikubake, iguhe fondasiyo. Ni mpamvu muri Bibiliya havuga ngo ujye uribuka iminsi yawe ukiri umusore, kuko igihe kibi kizaza. Kandi Bibiliya ikavuga ngo abantu babiri bubatse inzu, umwe ayubaka yacukuye fondasiyo, undi afata umucanga yubakira hejuru. Tekereza ko wenda waboneye structure z'inzu hejuru yabonye zose zimeze kimwe. Hari n'igihe yo yubatse ku mucanga yasaga neza, ariko at the end imvura yaraguye. Imvura ni ibibazo biba ku bantu bose mu gihe wenda bafite marriage, bari mu ngo,
imvura yaraguye, imivu iratemba, amabuye araza n'ibiki birakubita, ngo ukugwa kw'inzu yari yubatse ku mucanga kwabaye kunini cyane, ariko yari yubatse ku rutare yagumye ihagaze. Rero mu gihe ukiri single, nicyo gihe cyo gufindinga your purpose, nicyo gihe cyo kubaka foundation izagufasha gukomera uri muri marriage. Reka tuvuge ku bintu wenda abantu bakiri single batekereza biri wrong cyangwa se bipfuye, kandi bakabikora bo bumva yuko ni nko kuvuga ngo babikora batekereza yuko ari byo byari bikwiriye. Umuntu iyo akiri single aba avuga ati reka ndye ubuzima, then nimba muri single nzasezera ku kurya ubuzima ninjire muri marriage. Kandi muri uko kurya ubuzima bikaba biri kwangiza iyo singleness, cyangwa se bikaba biri kwangiza cya gihe cy'ubusore bwe n'ubukumi bwe, ari nabyo biza kugera nyuma yagera muri marriage ugasanga iranze. Kuko muri uko kwangiza ubwo buzima bwawe, dukurura abantu turi nkabo, ntabwo dukurura abantu dushaka kumera nkabo. Niba mu gihe uri single wangije ubuzima bwawe, tuvuge nko ku mwana w'umusore, ugiye mu bubari, ufashe ama drugs y'ubwoko bwose, uvuga uti njyewe nta ngorane ndacyari umusore, wishoye mu ngeso mbi, uzikoze ku bwinshi, n'umwana w'umukobwa avuze ati reka ibyo byose mbikore, then mu gihe nzatangira marriage nzabihagarika. Ariko ibyo ngibyo ukora bizatuma watarakitinga abantu mujya gusa. Niba uri umusinzi, amahirwe menshi, probability nyinshi uzapikinga mu basinzi bagenzi bawe. Nubwo ushobora kwiyoberanya, ariko inshuro nyinshi uzapikinga mu basinzi bagenzi bawe. Ari inkuru nigeze kumva abantu bavuga, iyo umuntu wiyoberanyije ari umusore akajya mu rusengero gushakayo umukobwa, abona ageze igihe cyo gushinga urugo, noneho avuga ati mu nsengero niho habayo abakobwa bazima bakeneye gushinga urugo, bashaka kubaka, ajyayo, harakizwa, yinjira mu rusengero, ariko ari ukugira ngo akureyo umugeni, aranamubona, barakundana, urugo bararutangira. Ariko kuri uwo munsi ijoro ry'ubukwe risoje bukeye, umusore atuma nyine wari waje kubatinyisha, ati ngwino nkubwire, ati genda unzanire byeri ebyiri. Umukobwa aratangara ati kumbe, ati wanywaga inzoga warigize umukristo? Undi ati biriya naje mu rusengero kugira ngo mbone umugeni, kandi narakubonye kandi wowe urakijijwe nta ngorane. Undi abwira ati kado, ati nujya kuzana izo byeri agutumye, atunzaniye nanjye amasigara 3 kandi wongere 3 zanjye. Umugabo aratungura ati atungwa n'isigara? Ati ngisigara ndarimo. Ati se kuki wanyishe? Ati nanjye nahoze mba mu bubari, atariko nabibonye maje gukura njya mu rusengero kugira ngo, kuko ariho nari nzi ko habaye iki, hava abagabo. Rero dukurura abantu tumeze nk'abo turibo, ntabwo dukurira abantu tugaragaza uko bari. Birumvikana ko iyo couple ntabwo yasurvivinze for long, ntabwo bamaze igihe kirekire muri marriage, kubera ko bagerageje kwiyoberanya, ariko n'ubundi biragira batarakitinze abantu bameze nkabo. Rero wikangiza singleness yawe, kuko iyo singleness urimo urangiza ishobora kugusunikira mu gupikinga cyangwa se mu kubana n'umuntu uri wrong, bigatuma utabona right pattern. Ushaka kubaza uti nabona right pattern gute? Kuko buri musore, buri ngaragu, buri mukobwa bayibaza ni gute nabana n'umuntu wa nyawe. Bamwe bajya no mu bahanuzi akaba ati mpanurira, ni gute nzabona umuntu wa nyawe? Ariko niba ushaka kubona umuntu wa nyawe, cyangwa se umuntu wumva wifuza mu buzima bwawe, genda ufate liste wandike ibintu ushaka ku musore, ariko apana zira expectation ziboze. Aho ujya kuvuga umwana w'umukobwa aravuze ngo ndashaka ngo umusore ngo muremure ufite 2 metero, ngo ufite ubwanwa, ufite ngo mu kanwa h'umukara, ngo n'amenyo y'umweru. None se ninde? Hari couple imaze imyaka 50 ishinze urugo, babajije noneho umugore wenda w'umukecuru akavuga ati icyatumye twubakana n'uyu mugabo tukarambana n'ingano y'ubwanwa yari afite. Ibyo ni expectation zipfuye. Utangiye kuvuga ngo ukeneye umuntu ngo muremure, ngo umeze gute, nabyo ni byiza, it's okay, ariko ntabwo ari byo main, ntabwo ari yo foundation, ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi ushobora gushingiraho upikinga right person. Kuko hari igihe abantu bavuga ngo yahisemo umuntu mubi, ariko mu by'ukuri nawe ubwo ajya guhitamo nta nubwo yari azi icyo yari akeneye. Umwana w'umusore ngo njye nkeneye umukobwa ngo uresha gutya, ngo ufite ingano yo hasi ingana gutya, ngo uteye gutya, kandi iyo miterere yose nta ruhare izamataringa mu kugira ute, mu kubaka urugo mu gihe uzaba warugezemo. Rero niba ukeneye umusore, ukagenda ukandika point, ukavuga uti ngende umwana w'umukobwa, nkeneye umusore ukijijwe, umusore usenga, wubaha Imana, wize, ufite ubwenge,
okay, wabasha gutekereza umuryango, wabasha gukora ibi niba ubitondeke byose uko ubitekereza, uri romantike, ufite amafaranga, ufite imodoka n'ibindi. Numara kubyandika byose, izo kriteriya umushakaho, niba uri umukobwa nawe ugenda ubanza uzigira. Niba ukeneye umusore ukijijwe, ubanza ukizwe. Niba ukeneye umusore ufite mu mutwe hari sharp, utekereza neza, nawe banza mu mutwe habe sharp. Noneho numara kumera gutyo, nibwo uzabasha gupikinga, kuko uzatarakitinga umuntu umeze nk'uko umeze. Nawe niba ari umuhungu ukaba wati njye nkeneye umukobwa ukijijwe, uba muri korari, cyangwa se ugiye ufite akazi winjiza, ibyo nabyo hari umuntu ushaka kubitekereza ko hari kriteriya akeneye. Akaba ari umukobwa ufite umuryango mwiza, akaba ari umukobwa wubaha abantu, akaba ari umukobwa witonda, akaba ari umukobwa ugira ikinyabupfura. It's okay, ni byiza, byandike byose. Nawe nurangiza ugenda ushaka icyo kinyabupfura, ugenda ukizwe, nawe ugenda ujya muri korari, kugira ngo uzatarakitinge umuntu umeze nk'uko umeze. Ubwo nibwo buryo bworoshye bwo kubona the right partner, mu gihe urangije iyo singleness yawe, ukava muri singleness winjira muri marriage, kugira ngo marriage itazakubera igisitasi, cyangwa se ngo ikubere ikintu kikugoye, kuko ibamo intambara. Ariko nk'uko twavuze ko fondasiyo mu gihe ikomeye, imiraba, imiyaga n'ibindi byose byikubita ku muntu, ariko n'ubundi bigasiga iyo nzu idahirimye, yubatse ku mucanga igahirima ndetse cyane. Nibyo ngiye ngusaba nkakubwira nti, niba ukeneye right partner, please I beg you, shaka izo ndangagaciro wifuza mu muntu muzabana. First of all, ubanze uziyubakemo. Niba ushaka umuntu udasakuza, niba ushaka umuntu witonda, niba ushaka umuntu ufite ubwenge, niba ushaka umuntu ukijijwe, niba ushaka umuntu wubaha abantu, ukubaha n'Imana, uwo muntu banza nawe wubaha Imana, banza wubaha abantu, banza ukizwe, banza ugire umutima witonze, banza ugire umutima utuje, banza ugire umutima wo gufasha, banza ugire umutima wo kwihangana. Then numara kubigira, Imana izakuzanira undi nawe ufite umutima nk'uwo nguwo mu bantu. Noneho ku bakobwa, nsoza, ari nacyo kintu cya nyuma nshaka gusorezaho. Ku bakobwa, hari abakobwa benshi bagiye bagaragara muri Bibiliya, twavuga nk'ingero nziza zo gushika. Impamvu mvuga kuri Bibiliya ni uko ntabwo ushobora kuvuga kuri marriage ngo uvuge kuri relationship, uvuge kuri singleness, mu gihe ibyo uvuga bidashingiye kuri Bibiliya, kuko marriage ni ikintu cyatangijwe n'Imana. Umugabo yari ari aho, Imana ibona ko atari byiza kuba wenyine, imuzanira umufasha. Kandi marriage ni ikintu cyiza. Imana iravuga ngo ubonye umugore wabonye ikintu cyiza, ngo kandi agira umugisha ku Uwiteka. Ni ikintu Imana ishyigikiye, ni ikintu Imana yaremye, ni ikintu Imana ikunda. So iyo rero tuvuze kuri marriage, tukava kuri iyo ngingo ya marriage, niyo mpamvu tugomba gukotinga Bible, kuko nta handi hantu ushobora gushingira uvuga ku kijyanye na marriage, ntibishoboka. Niyo mpamvu ubona abantu bagerageza gukora ibintu byinshi, ariko ugasanga urugo rudashingiye ku Mana ntirushoboka. Ni nko kwiremera ibibabi bya bindi by'ibicocero Adamu na Eva biremeye nyuma yo gucumura. Rero nko mu rugero rwo kuri Bibiliya, niba uri umwana w'umukobwa ukaba ukeneye right partner, kuko niyo ngingo tugezeho, aho mvuga ko abakobwa nibo bakunda kwafectingwa n'ibintu bya relationship cyane, kuko niho bari oriented. Adamu aremwa, ikintu cya mbere Imana yamuhaye kari akazi. N'umugabo ikintu cya mbere ashira imbere ni akazi. Uhuye n'umuntu mwiganye nyuma y'imyaka 10, ufite imyaka 40, uri umusore, nta kazi ufite, nta mugore ufite, nta bana, mugahura, ufite akazi, ukamubwira uti ufite imodoka nziza y'akaga, ukamubwira uti ngiye nsigaye ndi manager w'ikigo runaka, arakubwira ati warahiriwe, wabaye successful. Kuko ikintu cya mbere umugabo yahawe ni akazi, ariko ikintu cya mbere umugore yahawe yari marriage. Niyo mpamvu umugore umaze imyaka 10 arangije amashuri, iyo ahuye n'undi mukobwa biganye ufite abana 3, umwe amuhetse, undi amutwara ku kuboko, undi ari imbere, bagahura bagasohoka mu modoka yake, akavuga ati ngewe ndi Clarisse, ndi deje w'iyi company, bimeze gutya na gutya, washatse umugabo. Undi akavuga ati ngiye sinaye nashaka. Undi none wa wundi wari ukennye ariko ufite marriage, ufite abana, ahita amubwira ati tuzabasengera cyane, akamwihanganisha mu buryo bukomeye. Tuzabasengera cyane, namwe Imana izabikora, twabonye Imana ibidukorera. Ati ubu ngiye narashatse, mfite umwana, mfite abana 3, mfite n'umutware. Ukumva ari proud yo kuba marriage, kuko ikintu cya mbere Eva yahawe, yabyutse asanga ari kumwe n'umugabo. Niyo mpamvu abagore bari oriented kuri marriage.
mu gihe abagabo bo bari oriented kuri business cyane cyane, kubera ko iyo uri umugabo ukaba udafite iyo business, ukaba udafite kariyeri, kabone nubwo bafite abana 10 cyangwa ufite abagore ufite umugore n'ibiki, abandi bagabo muri bagenzi babo babona yuko wabaye feria cyangwa se watsinzwe, baranakwihanganisha ati Imana izagufasha ubona akazi. Rero abagabo bari oriented ku kazi, kuko ikintu cya mbere Adamu yarabwiwe ngo korera iyi ngobyi. Yahawe gukorera ingobyi, ntabwo ikintu cya mbere yahawe ari umugabo. Mu gihe ikintu cya mbere Eva yabwiwe, yakangutse agakangukira ku mitoma. Ntekereza ko ari nayo mpamvu wenda abagore bakunda amagambo meza, and it's okay. Aba bafite mujye muyababwira, mubabwire ko ari beza, ko mujya kubahitamo, hari abandi mutahisemo, so ni beza uko byagenda kose. Rero ku bakobwa impamvu nari mbavuzeho ni uko bo bari oriented kuri marriage. Marriage ni ikintu batwara mu mutima cyane, kikabaremerera, ni ikintu baha agaciro ku rwego rukomeye. Rero kuko bari oriented kuri marriage, ni nabo basabwa gufindinga no gushaka no guhitamo right partner. Nubwo badahitamo, acceptinga, baza babwirwa ko bakunzwe n'abantu batandukanye, ariko nibo bafite urufunguzo rwo acceptinga icyo bita marriage. Urugero rw'umukobwa tubona muri Bibiliya ni umukobwa bitaga Rebeka, uwo Aburahamu yigeze gutuma umugaragu we ngo ajye gushakira umuhungu we Isaka. Uriya mukobwa, biri mu Itangiriro, uriya mukobwa Rebeka yahuye n'umugabo wari uje ku mugezi afite ingamiya n'indogobe, niba atari indogobe. Umugabo ikimenyetso cya mbere yasabye cy'umukazana wa sebukwe, cy'umugeni w'umuhungu cy'umukazana wa sebuja, cy'umugeni wa Isaka, ikintu cya mbere yasabye Imana, ntabwo yabwiye ngo nunyereke umukobwa ngo ufite nyashi ngo ungana gutya ngo ndamenya ko ari we wa Isaka. Aya, yaravuze ngo nimba ngeze yarana abakobwa bagiye kuvoma, umukobwa uratengamatira ikibindi akampa amazi yo kunywa ndetse akuye ingamiza zanjye, ndamenya ko ari we mugeni Imana yageneye Isaka. Icyo cyigisha abasore ikintu kimwe, kibigisha yuko mu gihe ugiye guhitamo right partner, urumva uyu mugaragu ikintu cya mbere yashingiyeho ntabwo yari physical appearance, ahubwo yashingiye ku cyo twita character, imiterere y'umwana w'umukobwa uraza amusanga aho bavoma. Bivuze ngo mu gihe uri umusore ukaba ugiye guhitamo, shingira kuri character cyane, kuko nizo zizagumaho kuruta gushingira kuri physical appearance. Umuntu ashobora kuba ari mwiza ariko nagira umutima mubi, uzajya uramureba umubonemo Satani ifite amahembe. So shingira kuri character z'umwana w'umukobwa kuruta gushingira kuri physical appearance, ku migaragarire ye, kuko umubona, kuko umutekereza, kuko wamubonye. Ureke gushingira kuri lust. Ibyo nabyo tuzabivugaho, itandukaniro ry'urukundo na lust, cyangwa se urukundo n'irari, kuko mu gutangira biba bisa. Umuntu ufite irari n'ufite urukundo bose baba basa mu gutangira. Ikibazo ni igihe bimara, iyo haciyemo igihe kirekire uwirari yikuriramo akarenge. Urabona no mugaragu yasabye Imana umukobwa ufite character. Niba uri umwana w'umusore, saba Imana umukobwa ufite character. Wivanga umukobwa uzaza gusenga ngo yambaye ishati y'umutuku ngo nzamenya ko Imana rero yamumbwiye. Rekera aho gushingira ku ntuze kuri factors zisa nkaho zidasobanutse cyangwa se zidafite ingufu. Shingira kuri factors zishobotse kandi zumvikana, usabe Imana umukobwa ufite character. Umugabo amaze gusaba umukobwa ufite character, aho ni ku ruhande rw'abagabo. Umukobwa nawe kuko yari afite izo character, yahaye yaraje, ubwo bivuge ko uriya mugaragu hari n'abandi yatse amazi barayamwima, akavuga ati se nkawe uranyaka amazi, wewe ntabwo ufite umutwe wagiye kwivomera, ubundi se uranyaka amazi nkana. Ariko Rebeka ahageze, ngo yari umukobwa mwiza w'uburanga, ahageze umugaragu amusaba amazi, arangije kumusaba amazi ngo atengamatira ikibindi aramunywesha. Ari nabyo bakora muri mariage, aho umukobwa anywesha umusore, atengamatira ikibindi aramunywesha, arangije aramubwira ati ntuhirire n'ingamiya zawe. Urumva ko uwo mukobwa yari yabutsemo character. Nawe imagine umukobwa muri kino kinyejana ufite inzara zimeze nk'iz'igisiga, izi bita makuca, ko yamanuka mu kibumbiro akajya kukuvomera amazi, bayavomaga bayakura hasi mu mwobo, akajya kukuvomera amazi mu mwobo, yarangiza akagukanywa, aje avuga ngo muhe n'amazi y'ingamiya zawe. N'ingamiya ze aziha amazi ziranywa. Ngabaza umukobwa muri kino gihe utabasha no kwifurira imyenda kubera inzara ziresha gutya, ufura yigize gutya,
uburyo yajya kukuvomera amazi yemwe uretse nayo ku kibumbiro, nayo kuri tapu, aya ngaya tuvoma ku mugezi ntayo yaguha. Kandi kugira ngo mbwire abana b'abakobwa namwe ikindi kintu, wisuzugura umuntu kubera yuko atari kuri, wenda tuvuge udatekereza yuko yakuviramo umugabo. Abakobwa bubu yabonye ko wenda uri umusore ufite amafaranga, ufite icyo agukeneyeho, akubera imfura, akakugandukira mu buryo budasanzwe. Ariko uyu musaza bikoreye umusaza, umuntu atateganyaga yuko yanamubera n'umugabo, nta nubwo byari gushoboka in any shape or form. Ntabwo byashoboraga ko uwo musaza yamubera iki, yamubera umugabo, ariko amuha amazi. Abo basaza usuzugura, abo bandi bantu usuzugura, ashobora kuba atakubera umugabo, ariko yakugeza kuba akubera umugabo. Rero ndabashimiye cyane, twavuganye ku bintu byinshi bijyanye n'icyo wakora ukiri single, tuvuga ku kuntu wa finding a right partner, tuvuga ku kuntu wamumenya, tuvuga ku myitwarire wagira. Tuzakomeza dukora ibindi biganiro kuri na YouTube channel, kandi nizera yuko izagenda ibafasha. Niba wanyuzwe kandi ukabona ibyo dukora ari byiza, nta bundi buryo wadushigikiramo bwatunyura uretse gukanda kuri subscribe, byaba ngombwa ugasharinga kugira ngo bigere ku bantu benshi, ugakora no comment ku byo twahindura no ku byo twakora neza. Ibindi Imana ikagenda iduhana umugisha. Ndagushimiye cyane wowe wadukurikiye kuva ku itangiriro kugeza ubu ngubu. Thank you so much. May God bless you. Yari Noah Niyitanga. Turabakunda cyane. Thank you.